Inshuti namwe vane mwese dukomeje guhura no kuri Studiyo Umutware nongeye kubasuhuza. Ni jewe Singirankabo Bikorwa Freeman turi kuganira muri aka kanya. Kuri mwe mwese mukiza muri uyu mwanya ndi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC aho nabateguriye ikiganiro nise imbuto yawe ni iyihe. Ubu rero mu gice gishize narindi kubabwira ku byiza byo kumenya imbuto urimo, nkaba narimaze kubabwira yuko imbuto ikurimo nta mupaka n'umwe itinya, ntago igira umupaka. Mubyumve mubimenye rwose aho muri hose. Kuri mwe bwe mutabasha kubyumva mugende inyuma murebe ku gice cya nyuma tumaze kuganiraho, murabasha kuza kubikurikirana. Ikindi cyiza rero namaze kumenya cy'imbuto zacu nacyo ngira ngo mbabwire nuko imbuto yawe ukurimo uyu munsi nta tegeko na rimwe byanditswe n'abantu hano kuri iyi si yubaha. Muti ibyo se ni ibiki? Urabona nk'uyu munsi nimba nibereye mu Rwanda, ariko none ndi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuma yanjye muri kureba abanyamategeko niho bakorera aya mategeko yose. So nk'ubu ngubu nk'urugero hari nk'itegeko rigenga imihanda, sibyo? Bavuga ati Freeman kugira ngo ujye kuri uyu muhanda ugomba kuba ufite ibyangombwa bikwemerera gutwara, sibyo? So aba batipe bahangahe inyuma bakora amategeko banandika n'amategeko, nta na rimwe bazigera bandika itegeko rigenga imbuto yawe, rigenga n'imbuto yanjye. Uko byagenda kose na gatoya imbuto yawe ntago ibubaha na gatoya. So waba uri hano muri Amerika, waba uri i Burayi, waba uri mu Rwanda, waba uri i Burundi, waba uri muri Kenya, waba uri mu Buyapani, mu Bushinwa, aho uri hose imbuto yawe ntigendera ku mategeko abantu banditse twebwe dukora, ahubwo nitwe twubaha imbuto n'amategeko yo igenderaho. Amategeko agenga imbuto yawe yakozwe n'umuntu wagukoze, ntago yakozwe n'abantu. Kuba rero iyo mpamvu nta na rimwe kabisa izigera yubaha itegeko na rimwe ryandikiwe hano muri Capitol Hill cyangwa ryandikiye muri Sena yaho ngaho mu Rwanda cyangwa ahandi hose abanyamategeko bakorera amategeko. Kubera rero iyo mpamvu nanone igihugu cyose waba urimo, ahantu hose waba uri, imbuto yawe iyo iri ready kugira ngo uyisereve, iyo yamaze gukura, ahariho hose ushobora kwitanga nta kibazo. Nta tegeko na rimwe rizagenga iyo mbuto yawe. Nicyo kintu cya mbere kizakubwira ko imbuto ufite ni imbuto yawe kabisa ikurimo. Nta muntu n'umwe kuri iyi si uzigera utegeka abwire nk'imbuto yawe ngo uyu munsi ngo ndashaka ko uza gukora ibi n'ibi. Nta na rimwe uzigera ukenera ibyangombwa byo kugira ngo weze imbuto yawe cyangwa utere imbuto yawe. Nta na rimwe uzigera ukenera icyangombwa na kimwe cyangwa se ngo baguhe uburenganzira bwo kwiga ibijyana n'imbuto yawe. Bikurimo already. Ntabwo ukeneye kujya kuri university kugira ngo umenye uko imbuto yawe ikora. Ntabwo bikeneye na gatoya. Nta tegeko na rimwe rizigera rivuga ngo dore rero mbuto ukomeze, dore turashaka kubigenza gutya na gutya. Ntibibaho na gatoya. So mubimenye aho muri hose. Kubera rero iyo mpamvu ntuzapfushe amafaranga yawe ubusa uvuga ngo reka njye hano muri abo banyamategeko mbasabe lisansi yo kugira ngo mbasabe ibyangombwa byo kugira ngo imbuto yanjye nyeze. Ntibibaho. Ariko uyu munsi bashobora kuvuga ati turabona Freeman yejeje, reka dushyireho noneho itegeko ryacu rya kimuntu rimubwira ngo uko yejeje ajya duha 1/4 cyabyo, tubyita imisoro, sibyo? Iryo ni itegeko ry'abantu. Ariko nta na rimwe bashobora gushyiraho itegeko bakavuga ngo uyu munsi dutegetse ko imbuto yawe itazigera yera na gatoya. Ntago babishobora na gato. Aho baba bari bose, baba ari Abashinwa, baba ari Abayapani, baba ari Abanyamerika, baba ari abepfo iyo ngiyo muri za Amerika y'Epfo cyangwa abo muri Canada cyangwa ab'i Burayi, nta n'umwe ushobora gutegeka imbuto yawe. Ubimenye neza kabisa kandi ntibikuve mu mutwe. Wibuke iyo mbuto yawe that's how special iri, nuko nguko ikomeye. So rero nimba ugendana n'umuntu ukomeye gutyo
umuntu ukomeye kurusha uyu muntu ukora amategeko hano, umuntu ukomeye kurusha perezida w'iki gihugu, imbuto yawe ikomeye kurusha perezida w'u Rwanda, ikomeye kurusha perezida w'u Burundi, irakomeye cyane, ntabwo iri mu byiciro, nta cyiciro na kimwe ihuriyeho n'abantu, iri mu cyiciro cyayo. Numenya ko ari uko rero umeze, nawe bikubwire ukuntu ukomeye, sibyo? Mubimenye. Ikindi namaze kubona, imbuto yawe iyo yamaze kwera, nta na rimwe yitumira mu minsi mikuru n'imwe, ahubwo iratumira. Muti sibyo ni ibiki? Mbahe nk'urugero wenda mushobora kumva. Uyu munsi urashaka kurya umwembe cyangwa se nk'avoka, sibyo? So iyo avoka yeze cyangwa iyo umwembe weze, sibyo? Umwembe uva ku giti, nta na rimwe ugenda ngo ujye kuri radiyo utanga itangazo ngo yemwe imyembe yanjye imaze kwera, nimuze ndabaha ku myembe. Ntago bibaho. Ariko twebwe iyo umaze kubona umwembe kwera, ukabona umaze kwera, urasa neza, uri kurebera nk'ariya, ujya kubona ukabona umutipe agiye kuri cya giti afashe umwembe, sibyo? Arawujyanye. Ntago igiti na kimwe kivuga ngo nimuze mu ndebe, nimuze ndaryoshye. Ntago bibaho. So imbuto yawe rero nawe iyo imaze kwera, nitwe tuza kwishaka. Ntago ukeneye radiyo, ntago ukeneye ikinyamakuru, ntago ukeneye televiziyo, ntabwo ukeneye abantu speciale, ntabwo ukeneye kuba uri umusitare cyangwa se umuntu ukomeye kugira ngo imbuto yawe tuze kwiryaho. Imbuto yawe tuza kwishaka kubera ko tuzi ko iryoshye. Kimwe nk'uko iyo uzi ko avoka iryoshye cyangwa se umwembe uryoshye, nta muntu ukubwiriza ngo ujye kuwufata, kuko uzi akamaro kacyo n'icyo bikumariye, ujya kuwureba. So nawe rero nk'umuhinzi ufite imbuto yawe, no kwiga uko utunganya iyo mbuto yawe, ukayitegura kabisa, ukifatira igihe cyawe cyo kuyitegura. Numara kuyitegura ukayijyana muri etape zose, mu byo ukeneye gukora byose kugira ngo imbuto yawe yere neza. Ndakubwije ukuri kwambaye ubusa. Nta na rimwe uzigira ukenera kujya gukoresha advertisement, kujya gushaka abantu ngo bakuvugire ko ufite imbuto. Ntago bibaho. Uzajya kubona ahubwo ugomba kuzagira inzu nini, twese kuko tuzagusanga aho uri kugira ngo kuko twishakira kuri iyo mbuto yawe. So ubimenye ko imbuto yawe irakomeye. Imbuto yawe ntago yivanga mu minsi mikuru y'abandi, ahubwo abantu nibo bayemvita, kandi bayemvita uri VIP, uri very important person, uri umutumirwa mukuru, umutumirwa w'ingenzi, umutumirwa uri special. So nawe rero nimba uri kugendera kuri iyo mbuto yawe, ni ukugenda witeguye. Ntago uri special ngo bakujyana ahantu hatari special, ubimenye. Ntago rero uri special ngo ugende ngo ujye kwivanga mu bintu by'abandi, nibo bagutumira, ubyibuka. So ikindi cyiza cyo kumenya imbuto yawe uko imeze, imbuto yawe ihabwa umwanya w'icyubahiro ahantu hose igiye. Nk'ubu ngubu ushobora kuba uri aho ngaho mu Rwanda, aho uri mu Rwanda hose, perezida wa Amerika agakenera ikintu, akajya muri Amerika yose akayizenguruka, ari gushaka umuntu umufasha icyo kintu afite, ikibazo afite. Bakamubwira ko uri mu Rwanda ufite igisubizo cy'ikintu cy'ikibazo afite. Uzi yuko azaza kukureba, niyo waba urwaye amavunja, niyo waba utameze neza, utagaragara neza, ntacyo bizamubwira. Aje kureba imbuto yawe, azaza guha icyubahiro cy'abantu bakomeye kitabaho kubera iyo mbuto yawe ufite. So urumva akamaro kawe k'iyo mbuto. Nanone ya minota yacu imaze kugera. Uyu munsi ndishimiye kubera iki kiganiro. Mwese ndagira mubwire mwiyandikisha aho ngaho, mukande like, musubscribing, dukomeze tube turi kumwe. Ni jewe Singirankabo Bikorwa Freeman, turi kuganira hano kuri Studiyo Umutware, naho mu kanya gatoya tumaze gufata iyi break.